Okay. Reka tubifurize kugira weekend nziza abakunzi ba Lewo Sport TV, weekend nziza abakunzi b'imikino muri rusange, weekend nziza abakunzi ba ruhago nyarwanda. Ibintu bigeze hamwe ebana, hamwe amayikipe ari kugenda yiyubaka ewana, tuvuga ngo ese tuzareba shampiyona imeze gute, bizaba bihagaze bite. Ndashyireho ngo tuganire tuvuge ku makuru masha y'aka kanya. Bihagaze bite aka kanya ka? Ni ibiki birimo biravugwa? Ibintu bimeze bite mu mayikipe yanyu mukunda? Bakunzi ba Murera nababwira ngo mwigira ahantu mujya. Muri Murera ibintu ni wane. Amata arimo aragenda abyara amavuta. Yes. Ndaje rero ngo tuganire abakunzi ba Rayon Sport babiri direct barasinye, umunyarwanda n'umunyamahanga bateretseho muri Murere. Sabo ni bande? Ese bihagaze bite? Ibintu rero bikomeje kugenda bimera neza cyane, nizera ko namwe kandi muri kugenda muryoherwa. Ese abakunzi ba Murera muri kugenda mubyakira gute? Kuno iri kugenda isinyisha kibayi namba, igenda isinyisha umwe kuri umwe. Nagiye mbabwire yuko rwose ibintu hano bimeze neza. Ndaje mu kanya mbakorere ikiganiro cya Zandani nyuma y'iyi breaking. Ndaje mbakorere ikiganiro cya Zandani cy'amakuru yimbitse y'imbere muri siporo meza, kandi ndakibararikiye rwose amakuru meza cyane. Reka ariko twigarukire muri Murera. Bimeze bite? Banza ariko urebe ko wakanze subscribe kuri Lewo Sport TV. Nusanga utarakandaho, iki nicyo gihe cyawe, nawe kandaho dukomeze twibanira cyane, ugenda uza mu muryango urimo waguka. Ntabwo navuga ni umuryango wamaze kuba mugari cyane, oya, ariko aho mugejeje mukora, reka mbe mbashimiye. Karibu nawe mu muryango urimo waguka vuba cyane, urimo waguka byihuse. Ni ukuri aho mugejeje mukora ndabashimiye cyane, muri abantu b'agaciro. We rero utarakandaho, nawe kandaho, iki nicyo gihe cyawe, dukomeze twibanira cyane. Amakuru nzanye, breaking nzanye: Murera isinyishije abakinnyi babiri. Twari twaragumye kubivuga ko Murera igomba kuzasinyisha abakinnyi babiri. Byagiye byangira, ariko iki nicyo gihe. Official birakunze. Twari twarabanje kuzajya tubabwira uriya munya Tunisia, tubabwira tuti arasinye, ariko cyari ikibazo cy'igihe yarasinye. Abandi babiri rero nabo bateyemo aka kanya, bamwita Biramahire Abedi, nimero 9 wa Murera w'umunyarwanda. Sinabura kuvuga ko ameze neza, ntabwo nabura kuvuga ko ameze neza rwose, kuko ibyo yakoreye Rayon Sport nta wabura kuvuga ko rwose yatanze ibyo yarafite, kandi yatanze byiza. Murera rero yarebye iravuga iti ariko dufite ikibazo cy'abataka b'abanyarwanda. Ese twakureho undi mwataka? Ese ko twabonye ko umukinnyi ashobora kuvunika, byagenda bite? Baravuga bati rero Biramahire Abedi nk'umuntu wadufashije, nk'umuntu wagize icyo adukorera, tukwiriye kumusinyisha ahubwo bitaraba bibi. Dore yuko nawe ngo yari afite utundi tuwofure hanze, ariko nyine Rayon Sport baganiriye, bicaye baraganira, uko byagenda kose bamuzamuriyeho utuntu dukeya, nyine arongera arasinya. Yasinyanye n'undi munyamahanga umwe, ariko kuri Biramahire Abedi iriya deal nta kintu itwaye muri Murera. Yego nibyo, ntago azajya abanza mu pe, kuko Rayon Sport iracyashaka umutipiko number 9, iracyamukeneye, ntago azajya abanzamo. Ariko hari igihe match ziba ziri aho ngaho, bakavuga bati uyu mwanya reka twose dushyire umunyarwanda, kubera yenda ko nk'umudefenseur umwe w'umunyarwanda yavunitse, reka hakuri atake tuhashyira umunyarwanda, noneho hari umudefenseur w'umunyarwanda yavunitse, tuhashyira umunyamahanga. Ibyo bikaborohera gukora imibare, bikaborohera kuba babasha gukora amaramporasoma mu kibuga, kubera yuko hari byibura umunyarwanda ugerageza bafite.
icyo rero nicyo bicaye barabara baravuga bati Biramahire Bedi turamukeneye, byakwanga byakunda Biramahire Bedi turamukeneye. Icyo rero nicyo bakoze, Biramahire Bedi akaba yateretseho umwaka umwe. Akaba yateretseho umwaka umwe, ubu ngubu nyine birumvikana uko byagenda kose. Baba babaza akantu k'akarokiritoma nyine kari aho katarenze cyane, n'agashahara kari aho ngaho, ntabwo Biramahire Bedi yabagora, ntibamubereye mubi nawe ntiyababereye babi. Rero ntago Biramahire Bedi yagorana na ekipe ya Murera, ntago bagorana rwose. Uwo rero ni uwa mbere wateretseho muri Murera. Uwa kabiri bamwita Idris Kuyate, goalkeeper. Murabizi neza ko Rayon Sport yashakaga umunyezamu Pasia yari ifite, ntago rwose wari kuvuga ngo niwe munyezamu uzabanza mu izamu. Idrissa Kuyate amaze igihe kinini hano mu Rwanda, tuvuga tuti ese bimeze bite ko tutamubona sinya, arabura iki? Tubyibaza nyine, tubona Mohamed Sheri yasinye mbere yiwe, bari binjiranyemo, ariko ntabwaga ni ikibazo cy'igihe Idrissa Kuyate nawe agomba gusinya. Idrissa Kuyate rero nawe akaba amaze guterekaho umukono ku masezerano. Ikirimo kibura ni ukubabona mu ijezi nyine, ariko ni ibintu nibidakorwa no muri uyu mugoroba ngo tubabone hanze, turababona mu gitondo, kuko byanga bikunda bagomba guhita basinya. Idrissa Kuyate rero umuzamu hariya rwose, muzamu w'umuhanga, nta kintu tumunenga, nta kintu na kimwe. Idrissa Kuyate akaba namaze guterekaho umukono ku masezerano. Bamwita Idrissa Kuyate, umunyezamu hariya rwose, ewana ubikora neza cyane, umunyezamu utagira ikintu ushinja. Ekipe ya Murera ikaba yagarutse mu bintu byayo. Rayon Sport yagarutse ku kintu bita kongera kwiyubaka. Rayon Sport iri kugenda ikora ibintu gake kandi neza. Ndababwira yuko n'uriya mukinnyi Amuameshi mu minsi mike araba yateretseho kuko rwose ngo barimo barabona ko nta kintu atwaye, Amuameshi ntaraza kuba yateretseho. Rayon Sport ikaba yatangiye gukora ibintu byayo neza. Mwabantu mwe tujye dushima tunanenge, buriya nimubona tunenga ntimukavuga ngo ni ibiki, ariko Rayon Sport ibintu byagarutsemo. Nabwiye ko mu kanya ndi bubaye ikiganiro cya Zandani kimeze neza cyane. Muri Rayon Sport bafana ibintu byaje, twabwira ko ibintu ari bibi, twabwira ko ibintu ari ibiki, ariko ibintu byaje rwose. Muri Murera mwitegure ko mugiye kubona abakinnyi basinya, mwitegure ko mugiye kubona mbese ibintu byiza, byibura bica amarenga, bibereka ko ekipe yanyu ishobora kuzaba ikomeye, bishoboka ko ishobora no kuzagira no mwayo matsinda muvuga. Birashoboka cyane rwose, nkurikije uko umwuka utangiye kumera muri ekipe ya Murera, nkakurikiza uko abayobozi batangiye kumvikana, nkakurikiza uburyo mbona batangiye gusenyera umugozi umwe, ibintu birashoboka ko muri ekipe ya Murera mushobora kuzisanga saginingi zimeze neza cyane. Ikintu ndimo kubona ikintu cyo kugabanya payroll ntago ndi kukibona. Oya, ntago ndimo ndakibona, kuko niba umbwira ngo Rayon Sport imaze gusinyisha abakinnyi 7, hari 5 basinye n'aba ngaba 2 basinye uyu munsi, abakinnyi 7, kandi Rayon Sport iracyashaka abandi bakinnyi, byibura harimo umuwinga, hakabamo n'umwataka, hakazamo n'uriya Mwarabu hariya nawe azasinya, abandi bakinnyi 3, bakaba abakinnyi 10 nabo yari isangamo. Hagiye bangahe? Hagiye abakinnyi 4, abakinnyi 4. Ntabwo biri bworohe kuvuga ngo Rayon Sport iragabanya payroll. Ntabwo biri bworohe, ahubwo bashobora no kwisanga payroll yiyongereye.
birashoboka cyane rwose, uko ntabwo wambwira ngo umwata kuri buzane, umuwinga uri buzane na Idrissa Kuyate ngo baraza kuba ari abakinnyi bari munsi ya miliyoni y'umushahara, kandi mu bagiye hari abari bari munsi y'iyo miliyoni. Dushobora kuza kwisanga icya payroll kitagabanutse, ariko icyo ngicyo nta nubwo gikanganye, nta nubwo giteye ubwoba, n'ubundi babibayemo. Ikintu cy'ingenzi ni uko bagomba kuzana abakinnyi bari kuri calibre, abakinnyi bujuje karite, bamwe ureba ukavuga uti byibura hari ikintu baza bagakora, bakabasha guhangana n'iriya APR imaze kumenyerana. Ngewe nicyo kintu kinerwaho kuvuga ngo abakinnyi baje, ntabwo iby'abakinnyi baje ibyo bindeba, kuko simbazi, ahubwo kuba imaze kumenyerana, kuba yazamo umwuka mwiza, kuko iyo APR twarayibonye irimo umwuka mwiza, twarayibonye irimo umwuka mwiza ikina na Azamu, ibintu bitaraba bibi. Mwarabibonye ibintu yakoreye Azamu hano i Kigali, yarayirushije pe. Iyo APR twarayibonye irimo umwuka mwiza igukinira na Piramide, mwabonye ukuntu yatatse Piramide hano i Kigali. Iyo APR yari itariyongeramo rutahizamu, itariyongeramo n'umuwinga, mwarayibonye. Iyo APR twarayibonye bamaze kwirukana Darikonovic, bavuga bati Darikonovic agomba kuzagenda, igihe bababwiraga bati muzane igikombe Darikonovic agomba kugenda. Mwarabibonye ukuntu yatatse Rayon Sport yikubita ibitego bibiri rwose binyomoye byiza cyane. Iriya APR rero kuyijenjekera, ntiwubaka abakinnyi bameze neza, irongera igutware ibikombe byose. Kandi buriya reka mbabwire, buriya ntabwo igikombe pe kibara amafaranga menshi, miliyoni 20 ntabwo ari amafaranga menshi cyane, ariko cyongera kugarura umwuka mwiza mu ekipe, cyongera kugarura umwuka mwiza mu bafana. Kuko numbwira ngo umuntu azakubwira ngo ubu nubugira 7 nubugira 8 duhangana, ntugire icyo ukuramo, ntabwo wabona icyo musubiza. Ariko byibura Rayon Sport bashije kubona igikombe kimwe, ntabwo nyisabye 2, kimwe icyo ari cyo cyose, ikakizana igikuye mu maboko ya APR. Ibyo bintu yabigenderaho igihe kinini cyane. Niyo mpamvu rero bareke kwihutira wenda gusinyisha abakinnyi benshi, babyiga ahubwo barebe bake b'ingenzi, uko abakinnyi barasanzwemo, barahari. Nta mukinnyi w'umusimbura nkeka ko Rayon Sport ikwiye gusinyisha, ikwiye gusinyisha abakinnyi babanzamo gusa, kuko abasimbura niba ari abasimburira bafite, kugira ngo ibashe kuvuga ngo byibura tuzamaintaininga iki kintu, umwaka urangire byibura hari igikombe kimwe dufite. Biragoranye, ariko ikintu cyiza gishobora kubaho ni uko yenda batwara iyi Super Coupe. Ikintu cyiza nanone kizabaho kuri Rayon Day ni uko ikipe bazahura nabo bayitsinda, kuko ikipe bazahura nayo kuri Rayon Day nibatsinda, mwibuke ko bizabaho Super Coupe yenda kuba. Super Coupe izaba mu matariki ni mu 8 mu 9 gutyo, kandi Rayon Day nayo izaba mu matariki 20 bigashaka kuvuga ko rero ekipe bahura nayo kuri Rayon Day bayitsinze, bazamukana ko kabaraga bagahura na APR bagize amahirwe yo gutwara igikombe cya Super Coupe, byaba motiva, byabaherekeza kuba batwara n'ibindi bikombe. Ariko nibagira ibyago ikipe bahuye nayo kuri Rayon Day ikabatsinda, APR ikabatwara Super Coupe, baramanuka muri shampiyona. Ekipe zabiteguye baraza kwikanga cyane. Niyo mpamvu rero Rayon Sport ibintu ariko bimeze neza ubu, nongere mbabwiye ngo ibintu bimeze neza, batangiye gushyira hamwe, bari kugura abakinnyi bumvikanye, ibintu ubu ngubu rwose ni amahoro ni wane. Reka nze rero mbakorere ikiganiro cya Zandani muri Rayon Sport. Icyo nicyo babwiye ngo mu kanya nka 2:00, kuko ndagifite muri make, ndagifite mu kanya nka 2:00 ndababwira gashya kari muri Rayon Sport kandi keza cyane. Reka rero tubifurize kugira weekend nziza, mukomeza kuryoherwa na gahunda zanyu zose murimo, mukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni Rayon Sport TV, turabakunda cyane, Imana ijye baturindira. Bye bye, ciao, muri abantu bacu, muri abantu bakadasohoka. Bye bye, Imana ikomeze kubaturebera icyoroshye.
nuko rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane mukomeza gukurikira amakuru y'imikino kuri Leo Sport TV channel yanyu. Bye bye.